Nijoro hari telefone yamuhamagaye watsapu iriho umugore witandiye nk'abasilamu ufite amenyo ateye ubwoba, yamuhamagaye nijoro dore nka saa saba zishyira saa sita. Akimara gufata iyo telefone ataravuga halo, ataravuga ijambo na rimwe, yahise apfa. Guys, ibintu mbabwira ni ibintu njyewe nabonye n'amaso yanjye abiri. Ndabinginze umuntu wese ufite watsapu ambabariye nihagira umuntu umeze gutyo umuhamagara kuri telefone ntiyitabe, kuko hari dayimoni ryateye ry'ishavu. Ndongeye kubasuhuza no kubaha ikaze kuri channel ya Tura 250. Murabizi ntabwo tumenyereye gushyiraho ibintu bijyanye n'ibiganiro, dukunze kubaha ibintu bijyanye na komedi na sinema nyarwanda, ariko uyu munsi ikintu gitumye nza hano kuri channel nkaza kuganira namwe, nagira ngo mbahe amakuru yihutirwa, nagira ngo mbahe amakuru akenewe, nagira ngo mbahe amakuru ari update, nagira ngo mbahe amakuru yo kugira ngo arokore ubuzima bwawe mu bihe nk'ibi ngibi tugezemo. Uyu mudamu murimo murabona hano hejuru, uyu mudamu muri mubona wambaye imyenda y'umweru, ufite amaso y'umutuku, ufite ibintu mu mazuru. Uyu mudamu muri kubona witandiye umeze nk'abisilamu, nagira ngo mbabwire ni dayimoni ryamanukiye abantu. Uyu mudamu arimo arahamagara abantu ku ma WhatsApp, ari guhamagara abantu kuri WhatsApp, ukajya kubona ukabona nka nimero yaguhamagaye video call, ukajya kumva ukumva telefone yawe ya WhatsApp irasonnye. Hanyuma uyu mudamu arimo arica abantu. Uyu mudamu umuntu wese uri kumufata arimo arapfa, ari kwica mu buryo bubi, arimo arica mu buryo buteye ubwoba. Uyu mudamu mbega ni nk'icyago kirimo kiramanukira bamwe mu bantu batuye isi, bamwe muri Afurika, bamwe hanze hano ngaha mu gihugu cyacu. Rero nagira ngo mbahe amakuru arimo arihutirwa, nagira ngo mbahe amakuru arimo aracicikana hanze aha ngaha, nagira ngo mbahe amakuru ibintu bikiri mu maguru mashya. Ndagira ngo nguhe umurongo ugomba kugenderaho uyu mudamu naramuka aguhamagaye, uburyo ugomba kubyitwaramo. Ndagira ngo nkubwire ngo ugomba kwirinda, kuko nta muntu uzarinda ubuzima bwawe. Nubona umuntu aguhamagaye yambaye ibintu bisa uku nguku, nubona umuntu nimero utazi udasanzwe ubona iguhamagaye ikaguhamagara video call, urabona afite amaso y'umutuku, afite ibiboro mu mazuru by'ibitambaro, urabona yitandiye, mbega sinatinya no kumwita umudayimoni, kuko uyu nguyu ni umuzimu. Naguhamagara rero ukamwitaba, umenye ngo urapfuye. Mbere yuko witabiye nimero banza usenge, banza wambaze amaraso ya Yesu urengera ubuzima bwawe. Hanyuma iyi nimero wirinde kuyitaba, kuko ndabizi ubu ngubu hariho n'abantu bamwe na bamwe bagiye kuzana ibintu by'iterabwoba, ugasanga bazashyize ku WhatsApp yabo kugira bakunda bagutera ubwoba. Hari n'andi makuru arimo aragenda amuvugwaho, arimo arahamagara abantu yarangiza ngo akagushyira muri Illuminati, akagutera ubwoba kugira ngo ujye muri Illuminati, akagusaba ngo ibitambo, akagusaba amafaranga kugira ngo ukunde ngo winjire muri Illuminati. Arimo arazana n'ibintu biteye ubwoba. Hari abantu rero bamwe bari buze kumwiyitirira kugira ngo bakunde babatere ubwoba ndetse babake n'amafaranga. Nimero rero iri buze kuguhamagara ifite ifoto nk'iyi ngiyi kuri profile yiwe, nuyitabe. Nimero nubona iguhamagaye isa gutya, nuyitabe, uyirinde, ahubwo unayiboroke burundu. Niyongera kuguhamagara uyiboroke, kuko bamwe baraza kuguhamagara barimo baragutera ubwoba, abandi baraza kuguhamagara barimo barakwaka amafaranga, ndetse nawe ubwe nyirizina ashobora kukwihamagarira, kuko iyi ni ifoto, ni ibintu biteye ubwoba. Ndetse amakuru ari kuvugwa hirya no hino ni ubuhamya bwatanzwe n'umuntu uri muri Uganda. Iyi nimero byageze nka saa sita z'ijoro gutyo zishyira saa munani saa saba, arangije iyi nimero ihamagara muramu w'uwo mudamu wamaye ubwo buhamya, iramuhamagara. Imaze kumuhamagara, muramu we bitarenze amasegonda 5 yari amaze kuraba, yari amaze gupfa. Ndetse biravuga ko muri Uganda hari abantu barenga 20 bamaze guhitanwa n'iki cyorezo cyangwa se iki cyago cyamanukiye isi cy'umudamu. Ndetse nagira ngo mbabwire ngo muhumure kandi mukomere, nubwo ibi byose biriho, ariko Yesu yaranesheje kandi yaratsinze. Ibyago ntibizabura,
amakuba ntabwo azabura kumanuka, ariko mwirinde cyane, mwirinde nyamuneka. Nagira ngo mbaho ubutumwa, nagira ngo mbahe amakuru mugomba kugenderaho, nagira ngo mbabwire ngo mukomeze kwirinda kuko ibintu byahinduye isura. Nagira ngo mbabwire ngo mukomeze kwirinda kuko ibintu birakaze. Mwirinde sekibi, mumwirindane n'ibye byose. Tujya tubona ko mu minsi ya nyuma ngo hari ibyago bizatera isi, ariko iki cyo ntabwo twacyita icyago kuko ntituzi uko yaje, ariko amakuru mbahaye ntaya nyayo nuko uyu mudamu arimo arica abantu. Reka nshyiremo akantu gatoya mwumve ubuhamya bw'uyu mudamu wo muri Uganda, nshyiremo akavoice kiwe mukumve. Mwumve ko ibintu ndi kubabwira atari ukubabeshya, ibintu ndi kubabwira atari imikino, ahubwo ibintu ndi kubabwira mugomba kubyitondera. Ibintu ndi kubabwira mugomba gucana ku maso kuko iyi nimero irimo irica abantu. Iyi nimero irimo iratwara abantu mu buryo butazwi. Iyi nimero iri gutandukanya imiryango n'iyayo. Iyi nimero irimo iratandukanya abana n'ababyeyi. Uyu mudamu, uyu nguyu muri kubona, uwo muri kubona bagenzi, ndababwiye mu mwirinde cyane. Reka nse nkucuranga aka kantu mukumve kano ka voice, hanyuma numara kukumva nawe urashyira mu bwenge bwawe, urashishoza nk'umuntu, uratekereza nk'umuntu. Nturambirwe kuko ibi ni ibintu birimo biraza, nta muntu uri kubyihamagarira. Mbega uri kujya kubona ukabona nimero iraguhamagaye, cyane cyane mu majoro muba ariho mwirinda cyane. Nimero zibahamagara nijoro, mu masaha ya nijoro, kuko si ikibakora amasaha ya nijoro. Mu masaha y'ijoro mwirinde gufata amanimero mutazi. Mu masaha y'ijoro mwirinde gufata amanimero mutazi ba nyirayo. Nimero ubona yaba niwite ngo niyo mu mahanga, niwite ngo niyo mu Rwanda, w'ikintu ugomba kureba, ugomba kumenya ngo mbese iyi nimero ni iyandi, iyi nimero ndayizi. Umuntu utazi, umuntu utasevinzeho izina naguhamagare ngo mwitabe. Bene data bakundwa, reka mbanze mbabwire ngo muhumure kandi mukomere, nubwo uyu mudamu ari guhamagara ariko nta butsinzi afite, yaraneshejwe. Mwirinde cyane, mumwirinde kuko ibintu birakaze. Amakuru mbahaye ari update. Amakuru mbahaye ni amakuru y'ingenzi, ni amakuru yizewe, ni amakuru uri buze kumva hirya no hino nubwo bitari byacicikana. Ndetse ngira ngo no kuri Kit Radio babyutse babivugaho iby'uyu mudamu. Mugomba kumwirinda. Ikintu cyari kinzanye hano rero, nagira ngo mbaho umuburo. Uyu mudamu naguhamagara, uko muri kumubona hano niko n'ubundi aguhamagara yambaye. Izi nibyo aba yitwaje. Iyi foto inateye ubwoba, nanjye ndi kuyireba nkumva bishashi biraje. Ariko mwirinde cyane, mwirinde bene data. Ndabasabye mwirinde uyu muntu. Mwirinde mutaza gushiduka muguye mu bintu mutazi. Kuri WhatsApp ni harimo arakorera cyane. Ubwo rero ntaguhamagara umenye ko ubyitwaramo. Reka nze mbashyiriremo ubu buhamya bw'uyu mwana w'umukobwa cyangwa se uyu mudamu uherereye muri Uganda. Nawe nta makuru yatanze kugira ngo umuntu wese uri hanze ahangaha amenye uko agomba kugenda, amenye uko agomba kwitwara mu bintu, amenye umurongo agomba kugenderaho, kuko ibintu birakaze. Amazi si yayandi, raporo zahindutse. Mwirinde uyu mudamu, nongere mbibasubiriremo. Ari kubahamagara bimwe na rimwe bakavuga ngo ni ibya Illuminati, ubundi akaguhamagara wakanga kubijyamo ugapfa. Ariko bene data, ndagira ngo mbabwire ngo mwirinde cyane. Impamvu ndi kubisubiramo ibi bintu biteye ubwoba, niyo mpamvu ndi gusubiramo ngo mwirinde. Nongere mbivuge ngo mwirinde, kuko abantu bapfuye bashize. Abantu barundukiriye muri Illuminati. Illuminati barimo barababwira, ese Illuminati ni yayehe? Bavandi, be kubashuka kandi be kubatwara nk'abantu batagira ubwenge kandi mufite ubwenge. Mwirinde uyu mudamu, mumugendere kure kuko ni icyago cyamanukiye isi. Ni ikintu tutazi natwe ngo kije gite, ngo mbese giturutse hehe. Noneho reka mbacurangire buno buhamya mubwumve namwe, kuko muri abantu batekereza kandi bafite ubwenge. Nziko muri abantu bakuru, muri abantu mujijutse, muri abantu bakomeye, muri abantu bo kubahwa, muri abantu b'agaciro. Niyo mpamvu najye mfashe uyu mwanya kugira ngo mbabwire ngo
iyi nimero runaka, ifoto runaka nubona iguhamagaye umenye umurongo ugomba kugenderamo. Hello, mwaramutse. Bene data, ibihe tugezemo ni ibihe bikakaye kandi ni ibihe bigoye. Guys, ntabwo mbizi ko mwumva amahirwe ikigande, dufite nuko ntabwo mbizi dufite ko uwanesheje mucyumva. kandi watsinze Ariko iyi si ndabinginze ndetse na ushobora satani. kumvamo duke asobanurira ndagira ngo mubwire ngo Imana mugenzi we. ikigufiteho umugambi ntacyo waba. wanjye, Imana ikigufiteho nijoro umugambi hari telefone yamuhamagaye ukomeza WhatsApp. kubaho. TikTok Iriho ni igikora umugore utuntu ukabona witangiye bavuze ngo nk'abasilamu, Imana ikigufiteho umugambi ufite n'uburozi burakubyibushya. ateye Uyu nawe ubwoba. rero yamuhamagaye kubwo nijoro kwizera ngira ngo natangiye mbabwira ngo nijoro. musenge cyane. Byari nka saa saba Nzi ko zishyira saa ushobora sita. gusenga mbere yuko bitaba Akimara nimero, gufata imigenzo iyo ye yose telefone, n'imigambi ye ataravuga halo, ikaba ataravuga imfabusa. ijambo na ndetse uyu rimwe, mudamu biravuga ko ari yahise apfa. kuvuga indimi zose. Guys, ibintu mbabwira ni ibintu njyewe nabonye n'amaso yanjye abiri. Ndabinginze umuntu wese ufite WhatsApp, ambabariye nihagira umuntu umeze gutyo umuhamagara kuri telefone ntiyitabe, kuko hari dayimoni ryateye ryishe abantu. Ndakubwira Uganda rimaze kwica abantu ngo nka 20. Ndabinginze inshuti zanjye hatagira umuntu witaba iyo telefone. Mwakoze. Ngira ngo mwabyiyumviye rero mukomeze kwirinda kandi Yesu arahari mu izina rya Yesu. Amen.